muraho neza Yesu ashimwe cyane abakunzi bacu ba isi nziza twongeye kubaha ikaze turabakunda cyane mu by'ukuri twe tubakumbuye tumaze igihe twaragize akabazo ka tekinike nta biganiro birimo gusohoka ariko twe tubakumbuye cyane Yesu ahumugisha rero turacyabakunda n'ungubu nkuko mubizi cyangwa se mumenyereye tujya tujyana ibiganiro byiza tukakira abavugabutumwa batandukanye abakozi b'Imana bakatuganiriza abatanga ubuhamya abaramyi ikintu cyose tubona cyiza cyasa n'umutima w'umuntu mu buryo bw'umubiri cyangwa bw'umwuka tuzajya tukizana Yesu ahumugisha cyane rero imbere ya kamera muriho murahabona umupapa mwiza ntago ari ubwa mbere aje hano ubu ni ubwa kabiri tumutumiye ubushize yatuganirije atubwira ijambo ryiza kandi aduha n'isezerano ko azaduha ubuhamya ngira ngo nabibabwiyeho rero yagarutse Pastor Silas turakwakiriye. Asante sana. Imana ibagirire neza. Nanje ndabishimiye kuko twabisezeranye. Abatwumva nyine nitwa Pastor Silas. Nejejwe n'ikaze ryanyu. Amina. Yesu agumugisha cyane wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Asante sana. Rero wenda tutatangira ikiganiro turaza gusaba Pastor mu mavuta ye abanze adusengera Imana kugira ngo ikiganiro tugiye kuganira kitugirire umumaro kandi ntituze kuvangirwa n'ikintu icyo ari cyo cyose tubane n'Imana reka twakire abanze dusengere. Uwiteka Imana nyiri imbaraga, Imana nyiri bantu bayo, Imana nyiri bagabo n'abagore, Imana nyiri bahungu n'abakobwa abatwumvaho bari ku isi hatandukanye no mu bihugu bitandukanye no ku migabane itandukanye. Reka ubutumwa bwiza tugiye ko kuganira uyu munsi n'ibiganiro tuganira bivuga imbaraga zawe n'ineza yawe bihindura abantu kandi byizeza abantu abo bafite intege nke bongeremo imbaraga abari bashobewe bashoboze abari bananiwe ubagoboke. Urakoze Mana kuko utugirira neza ubutumwa bwiza bwawe buboneke busizwe nawe kubwawe Yesu. Amen. Amen. Yesu agumugisha cyane Pastor. Rero ubushize ubwo duherukana waradusezeranyije hari ikibazo tujye tugira nta nubwo nyingiye nyine ngira ngo mwese abantu bazi abantu bavuye umurenge baraba hanze baraba mu Rwanda ukuntu tubazi nk'abantu b'Imana nubwo yaba ari umusinzi nubwo yaba ari iki ariko aba ari umuntu ufite character cyangwa se character yo kubaha Imana yo gukunda Imana. Mbese usanga bose baba basaza baba abana bahurira ku kintu cyo gukunda Imana cyo kubona ko idini cyangwa se ijambo ry'Imana ribarimo cyane bararizi bararinyoye ariko icyo cyozo nakibaje kenshi Pastor nagiye nabihoraga nyibaza kuva kera ngize amahirwe ndakubona ariko nkora nibaza kubera iki wena ntabwo yabibwiye neza ariko Pastor uyu mureba hano yavuye umurenge bamwe twita abanyamurenge sibyo Pastor? Nibyo rwose ndi umunyamurenge. Nibyo rwose namwe mwamwumvise ntabwo bajya biyoberanya ntabwo bajya bihishira nyine niwe ntashobora kwiyoberanya. Rero tugira ubuntu turakubona icyo kibazo turashaka kugira ngo kituganirizeho rwose udusobanurire neza birambuye Imana y'umurenge ese abanyamurenge bamenye Imana gute ku buryo ari akantu kameze nk'umuco mbona ibintu byo gukora Imana gukunda Imana mwabyize nk'umuco ni nk'umuco w'igihugu cyangwa ubwoko runaka cyangwa se umwuga nawo muri bo rwose ubikora ngo abikore nabi uririmbye aririmba neza ubwirije akabwiriza neza usenza agasenga bose ibintu bijyanye n'ijambo rwose mubikora neza. Rero nagira ngo tuganirireho buriya iryo banga ryaba ririye. Murakoze cyane. Mbere ko nkomeza kuganira nyine n'ibibazo mbaza cyangwa se no kugira ngo mbahereze kuburambuye uburyo twagiye tumenya Imana n'uburyo twagiye tuyubaha cyangwa se iby'Imana yagikorana natwe cyangwa se dukoresha. Reka nanone
twifashisha ijambo ry'Imana ari mu Baheburayo 13:7 haravuga ngo mwibuka babayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana muzirikane iherezo ry'ingeso zabo mwigana no kwizera kwabo Yesu Kristo ko yararejo uyu munsi ni kwari amen reka duhera aho hantu ukibazo umbajije mushiki wanje umbajije ni ciza kandi ubajije ikibazo ciza rwose abatwumva rwose aho bari jewe nguko nababwiye ni Pastor Serende Silas navukiye mu misozi y'umurenge kurirayo murabona ndi umusaza w'imyaka 63 ariko muri ico kibazo mbajije ngiye kubabwira ukuntu Imana yinjiye mu misozi wacu cyangwa se mu bwoko bwacu uhereye muri za 50 nanje ntaravuka haje umwuka abantu batangira gukizwa noneho Imana yereka abantu bwayo yonyine isa nk'ari bigishije noneho bamwe kabasanga mu biraro abantu buzura umwuka muri ico gihe ca za 50 habaho umwuka mwinshi kandi mwiza ndababwira mwe ikintu kimwe kinini c'ingenzi muri abo bakura mbere bacu cugiye twe tutaravuka uwo mwuka abigisha gusoma no kwandika batize gardienne batageze muri primaire batageze ishuri na rimwe nta mwarimu wabigishije umwuka abigisha kwandika izi nyuguti A E I O U bamara bakazifatanya bashiraho A kuri B bakavuga ngo ni ba umwuka bari ubigisha barya bari bamaze kwigishwa n'umwuka nanone barongera batangira kwigisha abandi bisanzwe barya bari bamaze kwigishwa n'umwuka icogiye kuko nta mashuri yarahaba nta bindi bintu ntaho bari barigeze babona amashuri barya bigishijwe n'umwuka basoma Bibiliya ni nayo ntego umwuka yaraje kubigisha hanyuma abarga bari bigishwe n'umwuka bagenda bigisha abandi basanzwe bataraba umwuka abantu bamenya gusoma no kwandika biciye mu mbaraga z'umwuka biratangaje none se Pastor wenda kubyumva ku muntu utarabibonye cyangwa se utarabikuriyemo ntabwo byoroshye kuba yapfa kubyakira wenda niba mwaraganiye n'abo bantu mwasanze byabayeho mbere namwe mugakurira muri uwo mwuka buriya byaba byaraturutse kuki ese Imana umwuka yari yiziye gusa nta muntu uje ngo abwirize yinjiye umurenge avuye ahandi azi iby'Imana azatangira ababwirize abigishwa umwuka wera avuga abigishwa Imana ikora cyangwa umwuka wera yaraje gusa tunguka muri mwebwe nta wundi muntu akoresheje noneho urakoze ubajije ikibazo ciza rwose habanje haza ubutumwa buzanwa n'ayandi moko batari abanyamurenge ico gihe hakizwa abagabo 3 b'abanyamurenge umugabo bita Kajabika ari wese wa Apotre Gitwaza n'undi mugabo bitaga Mwungura n'undi witwa Ntakandi barakizwa ariko babwirijwe n'abandi bari babazanye nk'ubutumwa ariko bakijijwe abanyamurenge barabaca ndetse banga no kubashingira ngo abo bantu bayobje kuko ico gihe bamaze bagiye kuja kubatizwa babatizwa n'andi moko bashike barya inkoko kubera umuco wacu ababyeyi bacu bari bafite baravuga ngo abo bantu basanguye kandi bamare barabahunga none abo bagabo baba 3 bonyine kugira ngo babwiriza abantu barabahunga kuko babonaga ko bakoze amarorerwa ngo bari inkoko ariko umwuka agiye kuza kugira ngo afashe abo bagabo bari bakijijwe umwuka wonyine usanga abantu mu biraro umuntu akama yumva inyota yamara akaja gushaka abo bagabo ngo nibamubwire ngo nabo bumvishe ko bagomba gukizwa ngo none nabo nabajane baje kubatizwa abo bagabo 3 abari bagenda bayobora abantu muri ico gihe niko byagenze nukuvuga ngo buri muntu wese umwuka yari yamusangagaho ari akumva arahatwa kujya gushaka abo bagabo bagera akamwigisha agakizwa none se Pastor wenda impamvu abagabo babanje kubaca icyo gihe bakabona nk'abantu bataye umuco nk'abantu batandukiriye
mukagera no ku rwego rwo kwanga kubashyingira. Imurenge hari indi mana basengaga ku buryo batashakaga izindi mana zinjiramo. Noneho imurenge nta zindi mana basengaga, kandi bari bafite umuco mwiza, ariko kandi ntibari bazi iby'agakiza, ariko bakagira umuco mwiza wari wihariye ndetse w'ubufura, naho bameraga nk'abakizwa nubwo batari bakijijwe. Bagiraga umuco nta muntu woriye ngo yimundi, cyangwa nta muntu umundi yatumye ngo amuheze nk'amafaranga ngo ayimujanire mutandikanye, akazayajana nubwo yomara iminsi 3 cyangwa 5 hahayarora, akazayashitsa akayabara kurya wayamuhaye mutandikanye. Bari bafite umuco mwiza, ariko ibyo byo gusenga baravuga ngo n'iby'inzaduka bije ari indi moko nk'ababembe n'abazungu barabihunga, ariko mwuka wera ngo aze agenda basanga aho bari, agafata abantu, niba hano hari Kicukiro undi hari ya Nyamirambo, ko ndatanga ingero za hano turi ahantu mu duce, noneho bamaze kugira inyota abandi batangira kuzura imbaraga bavuga ku ndimi, birabayobera basa nkaho basaze, nabo birabatungura. Uwo bifashe hakaba hati nka mu biraro akaja gushakisha abo bagabo, kandi babaga batuye hamwe. Noneho bigezaho baravuga ati bya bintu by'aba bagabo 3 bazanye zandukiriye abantu, kandi abantu babuze ko babihunga. Ugaragaza ngo arabihunga bikamusanga aho ari. Ico gihe bamwe bavuga ku ndimi, abandi bandika ibyo bita amandiko n'impapuro, bandika zisa n'izidasobanutse, bisa n'ibintu bisharabanze gusa basiri banze. Ariko ico gihe umwuka arabafata muri ubwo buryo. Bamwe ico gihe baragurukaga ku misozi, umwuka bateruye nkuku, akama muto nko muri aka kabande ka hakurya. Yego. Mana yanjye biratangaje. Ikigaragara Imana yarabagendereye, yaribwiriye igenderera abantu. Yo nyine niyo yaje irabagenderera, kandi ico gihe bibi bintu bikomeye kandi byiza. Yego. Buriya se pastor, mubona byaratewe n'iki kugira ko Imana ifata icyemezo ikaba ariza kubifatira? Ikatangira kubasanga mu biraro abisanze, mu rugo bisanze, y'ubwayo byatewe n'iki? Izo ngibyo naje ko nabisubiza, ndabona ari urukundo Imana yadukunze, kandi muri yo niyo yari izi impamvu, kandi abarime ikaba yari izi intego. Ariko natwe tuzatubishimira Imana kuko zatugiriye umumaro, biranadukuza, genda biturinda ibintu byinshi, ndetse biturinda n'akaga, byadukizaga n'intambara, kubera uko gusenga. Ni urukundo rw'Imana niko navuga, yonyine yadukunze ku mpamvu zayo. Wenda natangiye kwibaza, ndavuga nti wenda kubera ko mutajyaga mwemera kwadapta indi mico yo hanze, cyangwa nta wundi mwemera ko abinjiramo, kandi Imana yonaga igomba kubaha agakiza, ihitamo kubifatira miri. Niko nibaza. No ivyo nabyo birashoboka. Ubundi ntabwo twangaga abandi bantu n'andi moko, ukuye ko nyine mu muco wacu w'ico gihe abantu basaga naho tudashakana n'andi moko. Amoko twari duturanye yose ntabwo bari abanyarwanda bene wacu, twari abanyarwanda bihariye. N'iryo gazina ry'abanyamurenge ryaje kuza nyuma, kubera ko bari batangiye kuduhinduka mu butegetsi bwari buhari. Noneho dushaka ngo tube abanyekongo. Abize bacu batangira kubiburana, baranabitsindira. Ariko twabaga turi abanyarwanda b'imurenge bihariye, titwashingiranaga n'andi moko. Uwo ni wo wari umuco. Ni nayo mpamvu nakubwiye abo bagabo basaza 3 bigeze babima abageni ngubwo ngo banduye ubwo bari inkoko, ngo bivanze n'abanyamoko, kugeza ubwo bagiye gushaka n'ubundi abadamu mu Burundi n'abandi bamwe hano nko mu Rwanda zacanguka. Batarabanyamurenge, kuko bavuze ngo ntabashingira bahungu bari inkoko uko banduye. Ni wari umuco wihariye. Yego. Nuko umwuka yaramaze kwinjiramo, batangiye kugenda bakizwa, abakijwe bakabwiriza abandi, batangiye kwiga agakiza. Bamaze gukizwa,
ubwo ngubwo begerana n'andi moko andi moko yose yararaho abafurero ababembe n'amoko menshi yarahari tugira insengero zimwe dusengera hamwe turaturana nyine ahantu kimisozi nyine yegeranye n'imihana yegeranye cyangwa se ariyo midugudu yego turasabana mana yanjye mana igitangaza hari ikintu nje nibaza buriya wenda nkawe pastor by'agakiza urabizi uzi gukizwa icyo ari cyo no kuba mu Mana cyangwa se no gukorera Imana none se kuba wenda Imana yarabagenereye gutyo umwuka wera akabuzura bagakizwa bakabatizwa bakamenya Imana mbese bakamenya agakiza buriya koko byabahesheje bose kuba bitwa bakijijwe cyangwa hari ukundi kuntu wabisobanurira ubajije ikibazo cyiza noneho kugezaho nari nkubwiye ko ibyo byabaye muri za 50 byagiye kugera muri za 60 abantu basubira inyuma bamwe baragwa basubira inyuma rwose yego bibaye muri za 68 abantu barasubira bagarukira Imana n'abari baraguye baragaruka kuko iki kintu c'agakiza ni urugamba nubwo Imana ibikugendereye ariko umwanza bakurwanya nkubwiye kuko ico gihe bakoranye n'Imana ibitangaza bikomeye ariko muri za 60 hari haje n'izindi ntambara nyine zisanzwe muri za 64 abantu basubira inyuma basubira kandi muri za 68 babubyutse buragaruka abari baguye baragaruka abantu barakanguka nkaho ubajije abantu barakizwa ariko rukaba urugamba rukaba n'urugendo yego hakaba bakizwa neza hakaba n'abadakizwa neza yego ngico warubajije okay ako niko nashaka kumenya no kuvuga ngo birashoboka ko umuntu ashobora ko yitwa ko ari umukizwa cyangwa se akijijwe ariko yikorera by'abadakijijwe akagendera muri icyo kigare gusa cyuko nyine imurenge Imana y'imurenge twese mu musengero tuzi ibitangaza Imana yakoze tuzi ko Imana ihari ariko birashoboka ko umuntu yaba yibera mu byaha ariko ntibimubuze no gusenga noneho hari benshi bagiye bakura basanga baje barakijijwe bakagendera muri ico kigare bagakurikira ariko ubwiwe atarahuye n'agakiza yego ariko wahuye n'agakiza ubwiwe Imana ikamwihamagarira cyangwa akumva ko kamugezeho ndabanga urugero noneho nditangaho urugero je nyine ubwanje jewe Imana ira kumpamagara yampamagaye muri za 73 ariko 74 nibwo numvise ko mpuye nayo neza nari umusore w'imyaka mike nka 14 15 ndi mu wa gatanu wa primaire ico gihe naje guhura n'Imana ndahantu mu murima umushiki wanje nari ncumbitsi we arambwira ngo nimva ku ishuri inyure mu murima nje kureba ko ibizonyi bitangije umurima kuko ico gihe twonerwaga n'inkende ndagenda ariko ico gihe twarasengaga tumva turi mu bubyutse ariko yumva nyine twari abasore bato yego noneho nshitse ndababura kamwe kusenga nje nyine muri uwo munsi ntangiye gusenga numva njugumye ukuguru nahumura bigashira nasura guhumiriza noneho njugumye ukuguru n'ukuboko nahumura bikareka natangira gusenga nkumva amarira araje kandi ico gihe nta kindi umuntu yasengeraga kwari gusaba imbaraga z'umwuka wera nta kindi cifuza twagiraga noneho muri uwo munsi subiye guhumiriza nsenga noneho nkaho nuvuze ngo mwami Yesu kama numva mvuze ikindi kirimo nkumva ntangiye kuvuga kundimo ndabaduka aho hantu ndahunga ndavuga ngo noba ngiye gusara mpunga umwuka sinzi niba nokomeza cyangwa ni muri ico gihe numva mpuye n'Imana
nari umusore nsengana n'abandi basore benshi kandi wasenga guri wenyine muri uyo munsi naze senga jenyine ariko ntangira gusengana n'abandi muri groupe uwo munsi nari niherereye nje nyine kuko nari mvuye ku ishuri nca mu murima hari ku bundi twarasengaga twese ang groupe turi mu matsinda muri ico gihe numva Imana ndashaka kukubwira gukizwa neza ko muco wabajije none ico gihe nkurana n'abasore b'abahungu n'abakobwa turazamuka muri ico gihe no muri za 75 77 abandi bamwe batangira gusubira inyuma ariko kuva uwo munsi jewe bishingiye ku magambo ashika nko kurane cyane ni menshi ariko no babwira ingingo zine zituma umuntu aba umukristo nyawe utavanga vanze ijambo rya mbere nuko ubishuti y'Imana ijambo rya kabiri nuko utinya icaha yego ijambo rya gatatu nuko ukunda gusenga ijambo rya kane wabuzi gusoma ugakunda gusoma n'ijambo ry'Imana yego izo ngingo nazubakiyeho kuva ico gihe ndi umusore kugeza ubwo nashatse muri za 79 mu kwezi kwa 11 ubwo ngubwo ngira umudamu wanje ngo nje ndi umunyamasengesho kandi nza numva umuhamagaro wanje ari umumasengesho n'ivugabutumwa yego ico gihe sinavanga ibintu ndakomeza ariko nyine abantu benshi bagendaga bananirwa bo tuzamukanye bamwe bakananirwa bananirwa hakavuka ikindi equipe nka groupe B ikaza ifite umuriro je nkama nkomezanya niyo ari ububyutse bwizana gusa abuzukse bwizana rwose bagahanura bakavuga indimi abantu bagahanura bakavuga indimi reka mbaheze ubuhamya butoya bw'abakobwa bane b'abanyamurenge bigeze kuja gusenga ahantu mu ishamba biheza gahunda yo kumara y'icumweru bamaze gushikayo bibagirwa gutwara umuriro ari ahantu h'ishamba kandi himbeho kandi baje iruhande rw'uruzi rutemba ariko rutoya baza baramze bakarurambirizamo barasenga umunsi wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane ngo bigeze uwa kane umwe babonagiye gupfa tiyaba kibasha kuvuga bitewe n'inzara n'imbeho kandi nta bantu bari bazi iryo shamba bagiyemo kandi naho hantu hari insekiritari umutekano muke intambara iri kirangira muri ibyo bihe hari muri za 68 none barya batatu basigaye bagikomeye bagize ubwoba bwo kuba bagiye gupfa kandi n'ukuntu bazataha bonyine uwabo yapfuye aho hantu umuhantegere neza kugira ngo muje kumva ibitangaza Imana izikora n'ico umwuka azakora yego kuko ako kantu nuvishije ngo bakubaheza ubwo buhamya noneho batangira kwinginga Imana ngo Mana nibafashe uwabo ahembuke ngo byibura batahe batujuje irya minsi muri cyage barya batatu basenga umwuka yamagurutse umwe yamasimbagwa hakurya muri indi shamba ryari imbere yabo noneho barya babiri basigaye tibaba bagisengera yuhaye uwera nono batangira kwinginga baravuga tuyunguyu nitugenda tuzoza twerekana intumwa nahuri yugiye atyo turabigira gute bamatangira gusenga noneho binginga Imana ngo Mana we watugaruriye mugenzi wacu naho kumba Imana imugurukije kuja gutora imbuto zeze ziza ziribwa iri wacu bazitago ni jufka ariko izo mbuto ziba ku biti ndetse na muri ya shamba rya Nyungwe inza nzibonamo zigashaka gusa n'inanasi ariko izo zikera ku biti noneho kurya bahe bamusengera ngo ashike amasangaho izo mbuto zirunze umwuka aramubwira ngo atore zine n'imbuto zingana n'inanasi noneho umwuka yamasura aramugurutsa amutura aho bagenzi be bari ngo amare gushika abwiye bagenzi be babiri ngo nibasamure mugenzi wabo babiri bakasamura uryo waremze hanyuma abandi undi akamucira mu kanwa bakabumba kanwa agenda mirutuzi arahembuka ngo amare guhembuka nanone babonagiye kwicwa n'imbeho habe nabo imbeho yari hari batangira kwinginga Imana ngo ibage muri rumuriro mu ishamba kurya bahumirije bumva umwotsi iruhande rwabo ngo bahumure basanga amababi y'ibiti yafashwe baraka noneho ngo bamare bafasha dimenshi barunzeho amababa gurumiye bakuru ibiti byumye barabicanye baracana umuriro uraba barahembuka hanyuma umwuka arababwira ngo izimbuto ko ari zine umwe atwariye undiye
indi minsi isigaye umuntu azarya anonera izo nizo zizobahurutse umunsi wo gutaha kwabo bujuje ca cumweru bashitse mu muhana bahashika mu ijoro nka saa moya z'ijoro bashikira mu nzu y'amasengesho idacanye none ngo batera indirimbo umugabo umwe aravuga ngo reka bashira itara itabaza bareke kwicara mu mwijima agiye gushika mu muryango abona harimo umuco asubira yaravuga ngo nundi muntu wamutanze kubazanira itara naho nabamarayika babamurikira arisubizayo amaze kurisubizayo undi muntu nawe aravuga ngo bo barangaranye bari abana abashiriye itara nawe goje kubera ku muryango abona umuco asubira yaravuga ngo abandi bamutanze naho bari babwiye abantu ngo banze bareke bateke bagende bage kubagaburira baje kubabazana amakuru hanyuma y'isaha babashiriye ibiryo umugabo umwe ashoreye abagore n'abakobwa goje kubera ku muryango w'abamarayika barigendera babona umwijima urabuditse bibwira ko ari peteroli ishize mu itara babwira bari imbere ngo nibabaheze iryo tara baricana abandi ati reka ntatara nta muntu watuzana itara none umuco wari urahanuye ati n'abamarayika babonye mwebwe abasiviliyani barihungiye ngo kuko uwumve nk'ico gitangaza biratangaje n'ukuri biratangaje no babwira n'ikindi mu myaka ya vuba muri za 95 uwo mwuka watumaga tumenya ibyibwe ngo niba wibwa ikintu twasenga Imana ikatubwira ngo ibintu byawe byatakaye stibyibwe ugenda uzoshakira aha cyangwa uhebe cyangwa se tukakubwira ngo umuntu yabyibye ariko kugira ngo mufate nuguca hanaha yego umwuka akaranga ibyazimiye inka zazimiye amafaranga yabuze uwo mwuka tukagira mu izo mpano zitandukanye noneho bukeye uwo munsi hakaba umusirikari w'igihugu yari umunyakasayi yari afite ipete ya kapiteni yibwa inzahabu zihwanye n'inka 12 noneho habaye kuwa gatanu ngo arebe aho yazishize muri edikota bari barimo arazibura ngo azibura asa n'utaye umutwe ariwe muyobozi mukuru amagara abasirikari we bose baraho n'abandi indaya zabaga ziri aho ngaho muri ico kigo kuko muri Kongo niko byari bimeze ntibazirukanaga babaga baziokipa noneho arabwira ngo abuzinza habuziwe yari afite kandi yari buje kuzazigura inka 12 none ndazibuze kubera zibuze ngiye gufata imbunda yanje ngiye kubarasa mwese mu kigo nyuma yaho nzobone kwirasa icegera kiramubwira ati buretse kutwica ntabwo twari tuzi ko ufite inzahabu kandi ntabwo twari tuzi ko zabuze none akuvuga ngo twice twese banza duhakanya dushakisha dukora iperereza tugerageza ati sawa ndabemereye ariko muzishake ubutazibura yego noneho barangije barashakishije barazibuza cyacegera cujya musirikari arajujyaje wiwe aramubwiye ati komanda turazibuza noneho kuvuga ngo twice twese hari abantu bavuze b'abanyamurenge baza basenga kandi baza bamenya ibihishwe none reka tubanze tubifashishe uwo mukomanda atase ndababwirwa n'ikabo basenga ko ntabonze noneho ico cegera kikaba carikiza umupastor umwe ati reka ndakuzanira umupastor umwe arakurangira abagenzi be bahita bamukonvoka bamutumiza kuwa gatandatu mu gitondo wamare gushika ati ikimico ngo uhamagari nibwe inzahabu zanje zabuze none bavuze ngo muzamusenga none muzinyere wa mupastor aramubwira ati ndinda nsubira inyuma banze nje guhamagara abagenzi banje twese duhurire hamwe ati kandi bazababoneka kuwa mbere twahabaga isoko kandi nta muntu umunyamasengesho wasibaga isoko n'ubwo ntacagiye kugura no twapangiraga imipango yose y'ahantu tuzoja mu ivugabutumwa y'ahantu tuzoja gusengera y'ahantu tuzi haba hakomeye hakunze kuba abadayimoni tukahohereza itsinda rikomeye noneho uwo musirikare aravuga ngo nawazarema isoko abanza aramubwira ngo navuga abo bantu amazina uya pasiteri nawe ntiyagira amakenga kubera ubwo adushira kuri liste twese kandi ari ikintu cakaga amatwandika turi abantu 30 nzamzibuka jewe nari namba ya 3 tugeze mu isoko mama wanje araje arambwira ati
mwana wanje bavuze ko babareze none wowe urebe uko wacika ndamubwira ati sura mu isoko urakoze kumbwiye ubwo namanje koza ayo makuru mu mwanya tone wo pastor azanye urupapuro wanditsweho amazina yacu twese urumwishe ya komanda none ari hano mu isoko none mumbwire ko ndi bumusubiza none izahabu ziwe cyangwa sinoro niko twazitaga twe muzabuze none ga mwese nabashize kuri liste naje kwitera hejuru nsanga nabanditse mwese nta numwe yasize byari bikomeye byari mwakaga none turamubwira ngo genda ubwire komanda ko tubonye ariko umubwire ngo ntitujana nawe none ugenda umubwire ngo tugiye gusenga ejo kuwa kabiri no kuwa gatatu no kuwa kane no kuwa gatanu kuwa gatandatu mu gitondo tuzoza kukubwira amakuru y'inzahabu zaho komanda aravuga ati sawa ubwo wababonye kandi bakavuze ngo bagiye gufata uwo mwanya kandi nkaba mfite amazina yanyu nimugende nzobategereza yego isoko iremuye twe dusigara inyuma twigaburamwe amatsinda ane ndashaka kugenda mbabwira imbaraga zage ziba mu gihugu cacu cy'umurenge na nyuma ndaje kubabwira impamvu izo mbaraga zabagaho nje kubabwira n'ubu ngubu impamvu zigabanutse noneho abatuyoboye bakuru b'abahanuzi batugaburamwe amatsinda ane jewe bangira umuyobozi w'itsinda rya kane hanyuma basa nabangerageje bampeza utwana tw'udukobwa dutandatu tw'imyaka nka 14 15 kandi tutaza twerekwa hanyuma baravuga ngo oya dusenga ariko tuterekwa tudafite izo mpano zo kwerekwa baravuga ngo ngenda ari jewe wicara mu muhano ugiye kwegeraho iyo dikota y'igisirikari kuwa gatanu bazohansanga ngo twese tuzoje guhagurukira rimwe ngo ariko nije uzotanga raporo y'igisubizo mbere abandi bazatanga raporo nyuma itsinda ryaje ryo zotanga raporo kuwa kabiri utwo twanange ndutora ahantu hatandukanye ndatujana mare gushika ngiye abaho muri uwo muhana ndabwira ngo tuje hano none kuwa kabiri no kuwa gatatu no kuwa kane kuwa gatanu hazoza andi matsinda 3 dufite ikibazo giteye gutyo ngo mare ndavuga ngo aba bana simba sengesha badahaye barya ndavuga ngo babana simbicisha inzara ndavuga ngo turama dusenge duhaye turya kandi ni zahabu tuzibona uko dusenga niko tubwira abadutekera tugeza kuwa kane no mu ijoro ryo kuwa kane nta gisubizo none kuko narinzi ko bacu baza kuwa gatanu mugoroba mu gitondo mbwira abadutekera ngo bareke natwe twiyirize aba bana ntaco bakibaye ngo habe mu gitondo ubwana ndabucanira ndabusengesha ndavuga ngo wamana wigaragaze muri aba bana Imana y'umurengo ugaragare muri aba bana aribo bahanura baturangira inzahabu ngo tuje kugeza saa 5 numva ko kamwe kuzura imbaraga kavuga kundi gatangira gusaba urupapuro kakaza kandi ku rupapuro rugacika kaba kanditse amandiko ndavuga ngo biratangiye reka nkomeze ndebe ko harundi wosobanura waje kuba saa 7 n'igice akandi namanuva ko kavuga ngo ona sikia habari ngumva makuru ngo y'inzahabu aravuga ngo zaje hamwe n'akagore kagufi ngo kari hari ya muri dikota ngo kindaya asante sana uwo beto yaso noneho kazana amanjuguma ngo ngizo ngo yazishize mu kirimbo c'igiti ngo ntizirasohoka mu kigo ngo yabuzahazinyuza ngo ngo nshorera no ziberekawe kabanza ngasimbuka nkaje hanze kurangiza ko bacu bataraza kubira ngo gashorere kari kuri muri iyo mood niyo mpambi bivuga gutya ko ndamansa muhabizibona noneho amaze ndanezero abacu ngo baje kugira gutya saa 10 n'igice abari bwo bashika bama baza ari amatsinda akaratatu ngo bamare gushika barimo nyina abayobozi bamambwira ngo sere ntaguruka utange raporo kandi uvuga inzahabu ziri ubu utazibonye no munsi urakubitwa bikomeye yemese ndakubitwa nije wazibze noneho bati ngahe tanga raporo inzahabu se wazibonye ndavuga ngo habaye muri iki gitondo uyu mwana yandika amandiko uyu mukobwa umusaza wari uhari ngo ni Rukeme aramfata mpuzana inzu
ngo sha ngo kuraje kuzanira amakuru y'abakobwa ngo wananiwe none kuraje kuzanira amakuru y'abakobwa mu mwanya ati ntari koreka mvuge muze ati sawa niba uzi ko mwazibonye ntihabaye muri aya masaha uyu mwana wundi asobanura amandiko ngashaka kugira ngo niba bitababjo bibi zabo bana bagize ko byinshi byari byoroshe none mu mwanya ati sha usuye kuzana amakuru y'abakobwa wananiwe tariko muze tariko twazibonye no atubwo ngo mwazibonye izo nzaho komeza utage raporo Imana iratubwira ngo zajanwe n'akagore kagufi yazishize mu kirimbo c'igiti ariko Imana yatubwiye ngo nitutagira ubwenge ngo inzahabu turazerekana muri ko nyakagore bamwice muri uwo mwanya namama ko yamatsinda yiterera hejuru bona barasana bishimye mwatangira kuruhuka ndavuga ngo byari byose twahuje kaba twayoje twese turi butangire kandi twese gusengera hamwe no kuverify haleluya amina noneho muri uwo mwanya ngo barangize baravuga ati seredo ko turaje ko kwica twashitse kandi abahaduzi bose bari abanyabaje mu itsinda rimwe bari bashatse kutugaragaza yego none ngo bashika ati natwe twashitse turananirwa niri tsinda rindi ryananiwe twamaze kubwirana amakuru nirindi ryananiwe ariko dutabawe niki natwe dutabawe n'akana k'agakobwa iko kataza amakuru kahahakurye kabaye karyamye mu nzozi kararota karabwirwa ngo utabara abantu b'abanyamasengesho bafite ikibazo cy'umusirikare wibwe inzahabu uje kubategera hari hakurya saa 9 bazaba barimo runaka na runaka ubabwire ngo inzahabu ziri mu kirimbo c'igiti uzajanywe n'akagore kagufika indani ngo nimutagira ubwenge ngo barakica noneho tuba tumenya amakuru y'inzahabu aho ziri n'uwazijanye dutangira gushakisha kuvuga ngo dukora iby'ubwenge turebe ico tuma nyakagora aticwa kandi inzahabu zikaboneka no turavuga ngo twohereze umuntu umwe kuko bari badutegereje kuwa gatandatu guhari kuwa gatanu duhanana za raporo noneho uwo mwanya turavuga ngo twohereze umuntu umwe aje kubwira komanda kuyo inzahabu twamaze kumenya aho ziri none tugiye kurara twirwa dusenga kuwa gatandatu turare dusenga inzahabu zonyine zigaragare azisange muri saro igihe dutekereza gutya tuja kubona umuntu nyumba kumwe aratubwira ngo komanda yamutumije ngo amushire igitungo turamutuma mu gitondo cyo kuwa gatandatu turamubwira ngo abwire komanda areke kudutegereza ariko ahumurike twamaze kumenya izahabu aho ziri twebwe tugiye kurara dusenga ejo ku cyumweru nibuca zitari muri saro yiwawe nyuma ya saa 6 ku cyumweru tuzoza kuzikwereka twamaze kumenya aho ziri aragenda arabibwira komanda ngo agaruke komanda aramwira ngo ihene wazanye n'intoye ejo zozindukana iyindi ariko wari umutego kugira ngo niyo bizo bitabaye aje kutugaragaza aho turi uwo mugabo nyumba kumingwaza atari ko mwanshizeho imiti mwabanyamasengesho mwe mwanshutse nja kubwira komanda ibintu murabyizeye izo nzahabu twavaho niko Imana yatubwiye Imana yababwiye se murabizizeye tariko tuguma hamwe muzega nimba twagushutse kera wavuze tari kutegereza ngo habe saa 4 z'ijoro turapanwa aho twari turi mu masengesho ngiye kubabwira ko kantu tubavuga ngo wamana we urebe nyakagore Imana ntiye yatugize nayo yatubwiye nyakagore kagufi kindaya potela ya sikale meri memo amina nuje mbaye mu mwuka haleluya amen noneho turavuga ngo nyakagore na turutumbe nagira ubwoba umwuka w'Imana atubwira ngo nguwo ageze ku kirimbu ngo ariko abuze uko azikuramwo ngo kubera abazamu bari ku muryango turavuga ngo Mana banzu uzabo bazamu baje ahantu ijwi ry'Imana aratubwira ngo ahubwo abo bazamu umuntu barabona ubagaburira ubwo ni mu basengere babona umuntu bagaburira turavuga ngo Mana bagaburire ijwi riratubwira ngo nguwo umuntu arabatwaye kurya none ni mukubirize nyakagore yari yabuze uko azikuramo kubera abazamu umwuka aratubwira ngo nguwo arazibatuye ngo ariko agiye kuzita mwa komanda ngo asanga ngo komanda aracari maso aracicaye duhindura isengesho turavuga ngo Mana wumvige Imana y'umurenge ba mama mwumve bantu bazaba twumva mwese turavuga ngo Mana fata komanda umuryamishe adakinze arara hadakinze
ijwi riratubwira ngo warahagurutse ngo ageze ku gitanda ngo ariko ngo arashafite umutima wo gukinga turavuga ngo mukunangure wa mana we nakunanguke aryama hadakinze kugira ngo nyakagora aterere mw'inzahabu ijwi riratubwira ngo arakunangutse ngo nyakagora arazitere muri saro twama twiterera turashima turaryamaho mu byatsi. Amen. Bukeye mu gitondo uwo mugabo azinduka kandi ajana ihene ahashika 12:00 y'igice ngo agira gutya komanda abyukira ku nzahabu zibo muri saro zose atabuze na rumwe ngo arangize wasohotse abona wa mugabo amuzana ihene atigeze hano ntawe nzisubirayo ariko nari kuyisubizayo ariko amakuru barayumbwiye naraye hadakinze sinamenye uko byangendekeye none nsanze inzahabu zose ziraha none ugenda ugira aba bantu b'Imana bikomereza amateraniro mbonye Imana. Amen. Imana ishimwe aza mu giterane twari dufite atanga ubuhamya maze avuga ubutumwa bwiza iyo niyo Mana y'umurenge. Amina. Hallelujah. Ni byinshi bene data twagiye tubona ndibuka umunsi umwe twararirimbye indirimbo ivuga ngo abakoranaga urukundo bazahora bamuhimbaza kurya duhatugira nta niyo sente twari dufite n'umwe ndazamuka gutya ndazamuka uwo nije uhabivuga ndaguma ndazamuka hakaba hari idirisha ritoya rifatanye n'amashampa ry'urusengero n'amasa nkumeza amababa amabona ko n'amasohoka gutya ncuramye muri rya dirisha hanyuma abandi basohoka bavuga ngo baje gutora umurambo kuko hari harehare ngo baje kuhagera bumva kandi ni mu rusengero nijire mundi muryango ariko icyangiye ko nagaze iyo hanze nari mfite ibitaka mu mutwe ariko habe no kuvunika niki nta nubwo wamenye ukuntu wasohotse uyaye gusa namye ngendera muri uwo munezero ngo abakoranaga urukundo bazahora bamuhimbaza duwaye turirimba gutya namwe numva nazamutse gusa namasa ndutagifashe hasi no mwidirisha ngo pu curamye ayo lekolile treza. Amen. Hallelujah. Imana ibagirire neza. Imana ni igitangaza. Sinzi niba hari ikindi wobaza cyangwa niba nakomeza. Icyo nibaza aho urambwiye wakomeje kutubwira ngo ijwi rikatubwira hari umuntu ushobora kuba arimo kutwumva akibaza ati iryo jwi ryavugaga mu ruhe buryo babyumvaga bite ryavugaga gute babaga yicaye kumva rivugiye rivuye mu kirere ryavugaga mu muntu iryo jwi ryabaganizaga gute. Ibyo bintu bajije ni byiza kandi birakomeye kandi uyo bibaza wese ni ngombwa bifite ishingiro agomba kwibaza. Ijwi riza mu buryo butandukanye hari uwumva ari nk'umuntu umubwira yego akavugira nko mu matwi akamubwira ngo ibi nibi undi akaryumva riri nko mu mutima noneho rikakubwira ibyo udatekereza kandi rikakubwira ngo vuga ibi noneho bigahita bisa n'ibintu biri ku rutonde kandi ukaza wumva kurasunikwa ngo vuga ukavuga cyangwa se hakabiyo bisa nkakurya kwa kamera nka taburo gutya bikaka ugasoma abandi batabibona ukajya ubabwira wowe urimo gusoma wowe usa n'uhawe usoma nuko biba bimeze ubundi abandi bagaswishurirwa mu nzozi urabona nk'izo nzahabu akana kamwe mu bwo twari kumwe nibwo kahanuye ubu akandi kararota tugenda duhura n'iryo hishurirwa rero yenda tuja gusoza ndababwira cyane impamvu y'ibyo bintu icyatumye tugenda tuba muri izo mbaraga ikintu cyatumye tuba muri izo mbaraga kandi Imana ivugana natwe Imana ikorana natwe ibitangaza simvuze ni byinshi n'ikindi gihe nzokomeza ngende mbabwira hari ukuntu yatubwiraga ngo aduya turutsaha nimugende bunyine muje kumuhagarika yego mukiruka kabagura ngo umusengo kunuku ni mu mutanga tarenga yego hakavuga tubwira ngo muhashinga igiti gusa cyo musaraba igiti gisanzwe ariko kubera ijambo rya jambo yego aduye ntarenga aho hantu. Amina. Haleluya. Amina. Noneho impamvu y'ibyo byose kico novuga icitonderwa cagiye gituma tugera kuri izo mpamvu n'Imana ikorana natwe ibitangaza byinshi. Ijambo rya mbere twari mu buzima bwo mu mwuka buvuga ngo gutinya icyaha twarihanaga twabaga mu buzima bwo kwezwa yego tugatinya icyaha. Ijambo rya kabiri twabaga turi mu rukundo rwo gukunda Imana no gukundana natwe ubwacu twenyine abantu ku bandi twabaga mu busabane bw'urukundo mu buryo taworiye ngo yimuti yego
nta muntu wagize ikintu niba ufite ikintu gitoya nukugisangira na mugenzi wawe nta muntu wagiraga akagambane ku wundi twabaga turi mu rukundo rukomeye tukaba dufite inyota nyinshi tukaba dutinya icyaha niyo kikugwiririye ntukirarane nico cyatumye imbaraga zigenda ziyerekana muri ico gihe nayo mpamvu Imana yagikorana natwe ibitangaza byinshi noneho muri ubwo buryo muri ya misozi wumva baruze ngo Mana y'Umurenge Mana y'Umurenge yakoze ibintu bikomeye ndibuka abantu bamwe ubwoko bwacu bwari ahantu buri mu gacikane k'intambara inyuma n'imbere ntanzira ariko Imana irababwira ngo uyu mwaka ibiryo mwahinze mu bihunike uno mwaka ndimuhinga kuko hagiye kuba kaga ariko muzatabarwa n'abandi nyine bazaba bavuye mu kandi gace umunsi w'ubutabazi bwanyu Imana izazana igihu cyama kizinduka kiba mu gitondo kuva mubyutse abatabazi binjire abambere babagereho saa 2 abakabiri babagereho saa 3 abagatatu bagereho saa 3 n'igice ahantu bitaga inganje abazoba batabaye bazaba bavuye mu minembe nimba marabo bahishaho ngaho hanyuma abariko bigenda bamaze kubaho ngaho bitegura iminsi 3 Imana isa nisinzirije abanzi tibabimenye uwo munsi bitegura iminsi 3 abanyamurenge bava muri ako gace k'inganje noneho muri ko kwitegura babazi nka y'igitare y'umugabo witwa Sekunze kuko abisiraheli nabo bitegura kuva muri Egiputa babaza umwana w'intamacanga w'ihene nabo bitegura iminsi 3 ibintu zose nukwenda tubikompare n'ijambo ry'Imana barahaguruka abagore bagenda bajara inzira yose n'inka zibjara n'ihene niki nadwe hayagenda arasa abantu bose barahuruka iyo baja ari ntawupfuye iyo mwumva turavuze ngo Mana y'Umurenge nico gihe nizwe nizo mbaraga rero Imana ibafashe Imana ibagirire neza tugiye kugara ku musozo tuzokomeza yenda tube duhagarika ibibazaho twabwiye tubona ukuboko kwiza kw'Imana abantu bakaba bo kwibaza atese none izo mbaraga zasigaye Umurenge zasigaye muri ico gihugu reka nse kusubiza ko kabazo ko ndabona kuko yenda ako kabazo abaha batwumva nako bagafite noneho izo mbaraga n'ubuziracahari yego ariko gusenga kwiyo twari turi naho turi unone biratandukanye twagiraga umwanya uhagije wo gutindana n'Imana izo bitangaza bikaba impamvu no munsi bidabikoreka cyane nti dufite umwanya Imana iri mu kudushaka ikatubura kubera zashuguri kubera imirimo inyuranye abantu ibizose abantu babakora ni bip no kunoshaho no gukonjoraho ariko nuno munsi uwo twicaza ahantu yego izo bitangaza byacahari nanone twaranabyinjiranye muri ico gihe Imana na muri misozi Imana yagiye igaragaza mu bitangaza byo gukiza indwara yego uburyo zitandukanye tugeze naho i Kigali ndavyibuka muri za 1998 hari igikono Imana yakijije abasazi benshi twari tugifite izo mbaraga kuyo ruguru tutarumagurika tugeze muri iki gihugu hazabwara ahantu hakumuka mu gakawuka abantu bagatangira kurya amandazi ugasanga bakaragatiye nta mata babona ugasanga ibintu birakomeye ico gihe kugira ngo kandi ico gihe cyose twabagiriye twasengaga gutyo watahukanwa amata uhaga amata ugasubira kuzura umwuka neza imishihi igashira ugasanga nta minkanyaro ufite naho kwirirwa amandazi ukarenzaho amazi ngo numara n'ahandi twari bihumbi kugira ngo dutangire umwuka abashe kudukoresha ariko n'ubu izo mbaraga ziracahari kuba gihagaze neza n'ubu ngubu ziracahari nzatekereza Imana yanyuba yabanye nanje hano i Kigali mfite abana barindwi mudamagiro wa 8 tugeze hano nta kintu na kimwe imbeshaho ntagira akazi yigisha abana banje bose biga universite kandi biga muri prive baba bari sanse abana bose 8 ahafi umukuru wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu abose bamwe baraminuza abandi barangije za secondaire irongera kandi
irabashingira iyo ni Imana ya Serete n'uno munsi novuga ya hano mu Rwanda muri Kigali amina Imana y'umurenge sinigeze nyireka kandi muyikomeze ni Imana ya twese kuko nije guri kuvuga ariko nawe wovuga ngo Imana yiwawe Imana yiwawe yego ibyo yagiye gukorera na n'ubu izo mbaraga ziracahari ariko izibuza Imana kirabura abantu bazikoresha kidufite uwo mwana muri mu kugira igihe wokomeje ukumva baraguhamagaye ngo nta giceri cy'amazi heho munzu ukumva ngo amakara arashize aho ivyo bintu iyo byikubise kuri wowe ico gihe gakera ukabugize panike ariko ubundi inka zabaga zivyaye imirima yeze twajaga mu masengesho takindi twasengeraga kwari gusengera imbaraga z'umwuka wera no gusengera abarwayi gusa nta bindi nta gusengera amazu nta gusengera ubukode nta bindi byahabaga ariko n'ubu iyo Mana gacari yayindi Imana iyo ni Imana ntigeze ipfa iyo mpamvu bibiri bivuze ngo mwibuka babayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana muzirikanye iherezo ry'ingeso zabo mwigana ukwizera kwabo Yesu Kristo yararejo uyu munsi ni kwari kandi ko azahora iteka ryose kadusorezaho pastor utasuza kamwe kamatsiko ushaka umbaze butatu nta kibazo hari ijambo ryiza bakomeje kuvuga kuva kare uti ibintu byose twasengeraga niko nkuko babivuze muri iyi minsi hari ukuntu isi imeze nk'irimo gutwaza abantu igitugu abashaka ubuzima bashaka ibiki gusa ntabwo abantu tugira umwanya wo kujyana n'Imana ariko wakomeje kuvuga ko mwasengeraga umwuka wera gusa na hano mu Rwanda turi cyangwa se no mu Rwanda n'abandi batumva bari n'ahandi mu by'ukuri umwuka wera ndashaka kubaza umutubazo tubiri ku mwuka wera takibazo akamaro k'umwuka wera mwasengeraga nakahe kuki mwumvaga mumukeneye aka kabiri wabwirwa n'iki ko wuzuye umwuka wera impamvu twumvaga dukeneye umwuka wera twumvaga ko umwuka wera yadufasha mu byo dukora mu gusenga Imana ari wo watuyobora akari nabo utwigisha akaba ari nawe uturera tukabona ko ari cyo uzatugezaho kandi twumvaga kari uzatujana mu ijuru tukumva ibitekerezo byacu turashaka ikintu cyo tuyobora kikadufasha ejo tukadoshika mu ijuru tutanduye amen ese ndahiraho nashubirijemo n'ikindi icya kabiri warumbwiye ngo nabazaga ngo wabwirwa n'iki ko mukara wamujujwe sawa ubajije neza sisita kurabaza neza noneho ikiza kikubwira ko kikumenyesha ko umwuka wera ari wo wawuzuye umwuka wera ikiza kimukumenyesha neza azagenda kuyobora mu byiza yego ta kuyobora mu bibi iyo utangiye kumva hari ibikosha mu bibi uwo si umwuka w'Imana ariko umwuka wera akuyobora mu byiza akuyobora mu rukundo akuyobora mu kubabarira ndetse no akugiriye nabi yego murakoze cyane pastor yego Yesu agumugisha cyane sawa sawa abantu bari badukurikiye ngira ngo wenda mwabyumvise uyu mupapa namwingiza ishobora nshaka kumushakisha ntago byoroshye gupfa kwa ngo abone umwanya ariko kuko nari ko hari amakuru abitse yaduha kandi yatukungura nakomeje kumushakisha reka dushime Imana rero ko twamubonye ngira mwabyumvise ko umuntu ushobora gushaka Imana ku giti cyawe ukayibona ikakwisangira mwuka akakwisangira niyo kuko yabasangaga mu biraro igasanga umuntu ari mu nkaragiye igasanga umuntu ari mu nzu igasanga abana b'abakobwa bagiye mu ishyamba ikabakoresha ibintu nk'ibyo ni ukuvuga ngo mu by'ukuri Imana irahari ahubwo dushaka umwanya wo kwishaka no kuyegera tubwiye ibintu bine kuba inshuti y'Imana kwirinda icyaha gukunda gusenga no gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo ubashe kubakika mu buryo bw'umwuka ubashe kubana n'Imana Yesu ahumugisha cyane rero turabakunda umuntu wumva afite ikibazo yumva yabaza pastor aza kucyandika muri comments tuzamushaka n'ubundi ibibazo byose muri bubaze abisubize pastor ubu uri tayari yego nuvuga ngo umuntu wumva ikibazo yarafite nta kimubarije wowe uzo kwandika muri comments tuzagenda tubyegeranya twongeye tubimuhe aze abidusubize Yesu ahumugisha cyane turabakunda shalom shalom Imana imbaraga Imana y'ubwiza iri jambo mwami Imana urekere rigere mu butaka bwiza rigere mu ifumbire ryiza mu mitima yabawe abatwumva hirya no hino
ubahinduza ineza yawe mwuka wera asange buri wese kandi agenderere buri wese asante sana Mungu wa mbinguni Jesus c'est l'encore dinogramme il est la fin c'était dinogramme per inotite di stedien e le gramme di costuia fanses nute di huiste doi il regremato tarte di dante identification di torte di fircosedia e mwuka wera umuco umurikira abantu umwami Imana bakure mu mwijima bakure mu karindagiza bakure mu bujiji kutamenya Imana n'ubujiji le six colombe priante de noi salangria ouais de anafson salsete di nogam priononde dras de ligle abagabo n'abagora ngo n'abakobwa benshi aba intellectuel injijuke les six club les saint emidia mukawera basanga abanyeganyeza kandi hakizwe benshi mwami Imana twebwe turababibyi twateye twamaze kubiba nawe niwe umeza niwe ukuza niwe wuhira haleluya ndagushimiye mwami Imana niki gikorwa kuri mushiki wacu wagiteguye mwami Imana komeza umubashishe kugira ngo tubashe kugeza ubutumwa bwiza kuri benshi kubwa Yesu dukunda amen